itsirimbe tuzababwira details zayo ariko nayo ni banki ya Kigali zakorana na Rayon Sport iyi sezo izakorana na Rayon Sport. Dufite Airtel nayo twarasinye ubu turimo turadevelopa products kuko ntago tugishaka batera nkunga turashaka abafatanya bikorwa uza muri win-win muri business ugira icyo utanga Rayon Sport nayo igira ikigo ku buryo nk'ibyo tuzakorana nawe bafatanya bikorwa tuzajya dushishikariza abakunzi ba Rayon Sport gukoresha service zabo na products zabo tugira icyo tubonaho niba batabiguza ubwo ntacyo tuzabona. Duhere kuri Jairut usibye amafaranga indi close irimo ni Jairut ubu nizakora imyenda tuzakinisha sezo itaha mu gihe cy'imyaka 5 cyo nakwizeza abareyo nuko mu minsi ya vuba kwezi kwa 7 bikerereye kwezi kwa 8 imyenda irabiri ku isoko. Turimo turaganira nayo ku buryo umwenda tuzakina na Sekafa yewe no kuri Rayon Day tuzaba dufite umwenda tuzakina n'umwaka utaha. No kuvuga ngo umwenda cyangwa se ingofero cyangwa se porte-clés cyangwa se foulard ya umureyo azajya agura hirya ya mafaranga y'imbumbe bazaduha tuzajya tubonaho haraho tuzatubonaho 10%, haraho tuzatubonaho 50% bitewe n'uburyo abango Jairut zagurisha imyenda niyo bafite ububasha bwo gurisha imyenda bwo gukora no kugurisha none ibyo bagurishije n'ubundi bizagurwa n'abareyo none Rayon Sport ikongera iboneho percentage yayo. Ariko niko bisanzwe no ku ma equipe yose bura Adidas ko yambika Real iyo yacuruje style Real ari pourcentage ibona ku myenda yagurishije natwe niko bizagenda. So twareba estimation ya kontra ya Jairut dushobora kujya twinjiza hafi miliyari 1.5 ku mwaka kuko budget y'uyu mwaka ni miliyari 2 bivuze ngo ushyizeho amafaranga ya Beka ugashyiraho amafaranga tuzakura muri business yacu na Airtel ariko noneho nitwibagirwa umuterankunga ukomeye cyane witwa umureyo ntabwo iyi equipe ni y'abareyo mbere yo kwiba y'abafatanya bikorwa muri Rayon Sport wese umufatanya bikorwa n'umuterankunga umufana wa Rayon Sport n'umuterankunga wa Rayon Sport. Duhereye kuri gahunda y'ubururu bwacu agaciro kacu murayizi yuko buri gihe dutangira sezo abareyo nibo bigurira umukinnyi ryajigo twavugaga ubu nibikunda bitarenze ejo turabagezaho uburyo inkunga yabo bayigeza kuri Rayon Sport kuko bagira uruhare mu igurwa ry'umukinnyi uwo mukinnyi arimo araduca hafi miliyoni 50 ibihumbi 35 by'idolari ayo turashaka kwava mu bareyo wa mureyo uri Rutsiro uri Rusizi uri Nyabihu uri hehe akagira uburyo agira mu kubaka ni muri rutahizamu ni wa undi nyine none twagarukaga Samir mukanya yavuga ngo Rayon ntigigira umuntu udafite tente rero ya ordinaire niyo yaba atayifite tuzamubwira harayishyire ariko iyo abareyo bamwigurire. So uretse hirya y'ibyo abareyo bazakomeza kugira uruhare mu kuba hafi ya equipe yayo buriya ku mafaranga twinjiza ku muryango tubara hafi miliyoni 500 kuko buriya kuri Rayon Day tuba tubizi ngo twinjiza miliyoni zirenga 100 kuri derby yacu na APR tuba tuzi ngo twinjiza miliyoni zirenga 100 ku yandi match atandukanye. Aho rero abareyo ni umwanya wo gutanga hari uburyo bwa fan club rwose ndajya mushimire fan club uyu mwaka zatanze hafi miliyoni 70 n'amafaranga buriya afasha buri munsi kuko ayo mafaranga iyo tubaze prime twatanze umwaka ushize ni prime za miliyoni 79 bivuze ngo fan club ubwazo zifite ubushobozi bwo gutanga prime z'umwaka wose zizakomeza zitanga harimo n'amakuru yaragiye yo kubeshya fan club irahari zagumaho fan club hari amakuru yavuze ngo fan club zarasenyutse ngo ni ihuriro ejo bundi rwose twanakoze amabaruwa yo kubashimira abayisheje umuhigo wabo mu mwaka washize muri uyu mwaka dushoje. Fan club ni zatangaga miliyoni 7 buri kwezi nizitera intambwe zikajya kuri miliyoni wenda 15 murumva yuko prime tuzayikuba kabiri n'umusaruro ziyongera. Yego biyemwe no muri uru rugamba rwo kugura umukinnyi ubururu bwacu fan club zirimo ziriyorganiza ku buryo fan club ivuga iti twegeranye byibura umusanzu twatanga buri kwezi y'amezi 3 kuri za miliyoni zari 7 twatanga buri kwezi wenda dutange 20.
so igikorwa rero cy'ubururu bwacu agaciro kacu kiratangira. Niyo mpamvu mvuga ngo umuterankunga Rayon Sport ifite wenyine ni umufana, abandi ni abafatanyabikorwa kuko baratera inkunga ikipe yabo, uratanga ikitagugarukira mu gihe umufatanyabikorwa we arashora imari izamugarukira. So abareyo bagarukirwa n'ibyishimo. So abo bose rero iyo duteranyije dusanga uyu mwaka tutazagira ikibazo cy'ingengo y'imari. Bya bindi abantu bavuga ngo twahagaritse imyitozo ko batahembye, sinzi prime zabuze, uyu mwaka twahuye nabyo kubera ko twari mu igenamigambi ritanoze, ariko ubu igenamigambi dukora mu mwaka utaha tuzi ngo izi miliyari 2 zizava hehe, zizakoreshwa ibiki. Perezida wavuze banki ya Kigali ntabwo bavanga utaburekinze n'ubwo mutarasinyana, ariko byibuze mubona mu buryo faranga ni hagati byibuze gute waduha maximum gute ku byo banki ya Kigali zabaha mbere yuko tugera ku byo Rayon izahereza banki ya Kigali? Ubundi hari ibibarwa mu mafaranga nk'uko bivuze mu buryo faranga. Turateganya ko amasezerano yacu uyu mwaka azaba ari yinjiza Rayon Sport amafaranga arenga miliyoni 500. Ariko ubwo amafaranga azi ni cash, azi mu buryo bwa cash. Ariko buri hari ibindi umuntu akura ku mufatanyabikorwa utabonera agaciro. Buriya niba twagiye gutya mu gihe tugitegereje amafaranga aturuka ahangaha ntiduhembe ukwezi kumwe, hakaza umufatanyabikorwa uvuga uti buri kwezi uzahemba ibindi bize nyuma, icyo ntacyo wakigura, ntago kingana amafaranga. Ariko iyo service namwe mwibaze, uri ahantu uvuga uti sinzagira ikibazo cyo kwishyura inzu, sinzagira ikibazo cyo guhemba umukozi, uyu muntu azajya afasha kubikora, amafaranga naza yafate kandi bidafite za nyungu nyinshi. Nta muntu yuzumva ngo banze kujya mu myitozo ngo nibarahe mu kwezi kwa kangahe no kwa kangahe. Ayo ni amateka yembere, n'ubundi byari byararangiye n'ubu byari byararangiye. Ariko noneho ubundi ubu twari dusigaye tugira gutyo, ugasanga duhembye ku itariki 5, 6. Ubu turifuza kuza kuri 25. Abakozi ba Rayon Sport bagiye guhinduka, bagiye kwa abakozi ba Leta, bagiye kwa natwe payroll zitangiye zikorwe kuri 20. Zagiye emberwa rimwe na Olivier Kwize akomeye cyane. Noneho na twatunyenyeri wasangaga umufana umukinnyi bimeze nabo ukamukandira, uzakamukandira ari motivation, ariko atakamukandira ari uko yahuye n'ikibazo, ngo nuko yamaze adahembe. So president, ariko hari n'undi mufatanyabikorwa ngo ejo amakuru turi muri press conference yansanze yambwiye ko mufite n'undi ngo akandi gaseke gapfundikiye ngo mugeze mu biganiro kure mutaratangaza, biri bugufi nawe ku buryo abariyo nayo ngayo bayabarira n'ubwo wenda utamutangaza. Biri bugufi ariko ubwo yango mwabonye n'undi twasinyeje. Yego tukomezanyije. Ngewe urigana bose nari muzi, urangiye guhita kunjya kuwe. Ndajya mabanza tubwire kuri uyu wundi ko score yo barabibonye ejo turanabigaruka. Ngirango mwarabibonye amasezerano twasinyejo, nayo nayiyongera mu bituma Rayon Sport ikomeza kwiyubaka. Ariko nkuko rigana bivuze, buriya itangazamakuru abanyamakuru no sinzi ahantu bakura amakuru nyine barayamaneko, ntago babiri bamaneko. Hari undi mufatanyabikorwa tuzamenyesha abareyo mbere ya Rayon Day, nawe uzanye imbaraga, nawe twibaza yuko mu mikoranire tuzatofite hejuru ya miliyoni 300. Nawe nuwasezo yose muri sezo. Umva score irabaha 15 ngira ngo ku kwezi. Score ni umufatanyabikorwa wacu igihe kirekire, ariko ubu yaravuze ati turifuza ko noneho haza benshi, za Jairuti, za Beka, za Airtel, n'abandi bazaza kugira ngo ntaba ngenyine, ku bibazo byabaye kubera ko wasangaga ndi ngenyine. Turifuza yuko n'abandi baza. Ni contract ifite agaciro ka miliyoni 185 ku mwaka, irimo ibyiciro bitandukanye, ariko byose bifasha Rayon Sport gukomera rwose. Nkabamamya neza yuko uretse no kujya mu kibazo cy'ingengo y'imari nkeya, uyu mwaka tuzasagura. Noneho president niwo mwaka wa mbere Rayon Sport tuzajya gusoza mu kwezi kwa 7 umwaka utaha, tuvuga ngo ibibazo byose twarabikemuye, dore ahubwo savings zakozwe. Biriya byo kugura abakinnyi wajya kujya gutya umukinnyi agaduca miliyoni 50 tukabira icyuya,
ubu noneho umukiriya zatumubwira tuti urifuza iki ahubwo nayo gahunda ya stade watubwiraga menya murayitangira icyo tuzagishakira undi mwanya ariko nawo ni umushinga dufite ngende ujye inama niba harimo yagura abakinnyi kuko byose bishingira kuri byose pitch perezida mu kibuga mu kibuga ni kuri pitch hanyuma score izaba iki mu buryo yaravuze miliyoni mwasinyanye 185 cyarahereyeho nicyo gusa nicyo ikibuga nabaza harimo tuzakomeza gukoresha kiriya kibuga buriya ni ikintu gifite agaciro gakomeye cyane kuko ama ekipe hano muri Kigali araba menshi ibibuga ni bikeya barasitaboringa erega gorira nk'ubu twe dukorana na Gasogi hano mu cya IPRS byutse gitondo yatubwiye ati mumvire ku kibuga akavuga ko muri gusakuriza twebwe dufite ikibuga amasaha 28 yose kabisa ku ma ekipe yombi abakobwa n'abahungu n'abatoya icyo rero hari ikintu ubona utaha agaciro noneho hakaza nayo rero aza in cash yemwe n'ibi twavugaga by'ibibazo turimo byaba dafero tufi ibyo byose turimo turabikorana ari umureye mwebwe wabajije ngo kuki buri gihe cyose Rayon Sport itsindwa mu mategeko nta munyamategeko ngo mugira atujyanye muri structure ubu twakoze structure tuzaba dufite structure irimo ibyiciro bibiri ndavuga inzego z'ubuyobozi n'inzego z'abakozi ba buri munsi tuba dufite board na ziriya nzego zo hejuru nk'uko RGB ibisaba ariko tuba dufite office ikora buri munsi ifite umuyobozi wayo ikagira abadirecteri no muri under 20 ni muyishinga agafasha abandi batoza babazamu muri ayo makipe yanyu aho kubongerera ubumenyi afite expertise nyinshi buriya ni n'umuhanga muri ibi bya video analyst ku buryo ashobora kuba ari muri staff akora akazi karenze kamwe ibyo rero ni ikintu usanga muri staff urimo kugenda wubaka ubushobozi ariko nk'uko Rigana bivuze n'ikindi muri uyu mushinga dufite nicyo kuzamura impano z'abatoza bandi bato muzi dufite abatoza nka Bambungira Inyanza dufite abatoza ama ekipe yacu bakeneye capacity building noneho muri projet dufite tuzaba dufite centre tuzaba dufite satellite enye mu gihugu iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru zizamura impano z'abana noneho tukagira centre mu mujyi nayo ni projet izatangira uyu mwaka uje ku buryo nka buri ikipe y'abakobwa iba mu kigo kimwe iba muri APR Rugunga bose baba bari hamwe niho tuvugana n'ishuri tukabishyurira amashuri n'ibindi turifuza ko n'abahungu tugira centre imwe hano turimo turaganira n'ibigo nka za Saint André n'ibigo bindi bikomeye hano bifite n'ibikorwa remezo ku buryo abana bacu babaye detecte muri za satellite enye baza bagahurira hano i Kigali bakiga hamwe tukabankadira bari hamwe rero ushinzwe kuzamura izo satellite ni directeur technique n'aba batoza bakuru bacu tuzaba twarahuguye abo batoza bashinzwe kuzamura abana kugeza ku myaka 15 noneho 15 kugeza 17 20 bakaza muri ya centre noneho i Kigali ko twebwe ubushobozi ni buragira ku buryo twagira ama centre arenza 5-10